Baby, what? Amakuru. Meza. Ndakugwana gye. Nagutegereje amazanga amasaha nka cyose nakubuze. Yego kore ko naje no kuri natewe. Baby nambaye neza. Nambaye neza merci. Baby nizeye ko umuse kuri burayi none. Subize sindarara nyine nta kibazo. Nta kibazo twaganira. Papa mute, ni karibu. Utari wagerera hano ujya rwose umwicara hano hari rwose umupira umuntu ahuye nabyo. Ni biki? Umwana wacu Mutesi ntabwo azasubira mu ishuri. Mutesi? Ni ukuri. Ubona azasubira kwiga? Cyane. Uramubeshyeye. Ngo ndamubeshyera. Arakaka. Ni ukuri abimbwira imbona nkubone gutya ngo ntabwo azasubira mu ishuri. None rero nkawe nka papa we. Gira ikintu wakora umwana asubira mu ishuri. Nahitanga kubita. Muhamagara se umubaze. Muhamagara se. Nta soni ngo yanze kujya ku ishuri. Mute! Ese wabimvirizaga aho ngaho? Ngwino hano. Ngwino usobanura ukuntu utazongera gusubira mu ishuri. Ngwino usobanurire so. Nguyu bise umusobanurire. Yarata papa ntabwo ari ukudasubirayo, ntabwo ari ukutabishaka. Ahubwo ku ishuri nyine turya nabi. Nahitanga kubita. Basi nyumva ku ishuri turya kawunga idahiye, nta supaneti nta cyayi. Ubu se kuko nzajya kwabara n'umwana wawe koko? None uragira ngo umwana wanjye ajya kurya bya kabunga bidahiye bibisi rare n'ahantu hataba inzitiramibu biteye umuti. Urumva? Ugomba gusubira mu ishuri. Papa. Uretse. None si umwana wanjye koko azajya arya kawunga idahiye arare ahantu hatari inzitiramibu idateye n'umuti kubera iki? Umva mwana. Ntuzasubire kwiga. Muretse manze mbwira uyu mwana. Niko mwana wawe. Kuko uribuka ko ngewe nawe mfataga imisozi yambuka nkajya kwiga kugira ngo mbundi we. Ugire n'ubuzima bwiza. Si ukubera ko nize, si ukubera ko hari icyo nigomwe hanyuma nutajya ku ishuri. Papa, ahubwo mama keretse musubira gusangira n'abarimu. Ye? Ngo tugusabiye ukajya gusangira n'abarimu ngo iki? Ndakurahi ntunkubitire umwana. Ntunkubitire umwana. Ubwo iyo mutemeye kumushakira ishuri hafi aha ngaha hafi akanjyamba hafi utankongera kunkubitira umwana. Ariko wabonye ukuntu wagize uyu mwana ikintu cy'ikigere ngo bazamuhereze umukozi ari mu ishuri. Uramenye ntuzasubire. Ntazagira aho ujya rwose. Imba nyoko abishaka azayigushakira ishuri hano ariko wumva ukuntu uri gutransforma uyu mwana koko. Papa mutereka mubwire. Ni ukuri wigira uyu mwana ngo umuhindure icyo atari cyo koko. Ntuzasubire kwiga. Ariko ureba ibintu uri kwigisha uyu mwana urabona ibintu uri kumutransforma. Ejo he hazaza hazaba hameze hate koko. Ntuzasubireyo. Ubu bagushakira umukozi ngo azajya arya ibiryo by'abarimu ngo kugira ngo ajye mu ishuri. None ntuzasubire kwiga. Nyoko natagushakira ishuri hirya hafi ntuhazagira aho uzasubira. Nunasubirayo uzajya usangira n'abarimu ibiryo. Genda nyine. Se shaho. Kamana kagiye kungereza abantu. Se. Bisizera. Nabisemo hano. Kabishago. Soka na Sheri. So, petit frère. Petit frère. Man, nta gapfukamunwa kanjye wamboneye bana, ko ndi gukererwa. Nta gapfukamunwa kanjye wamboneye. Agapfukamunwa? Ko ndi gukererwa ba? Oya. Wagasize heza. Nare mva ku kazi nagasize aha ngaha. Ariko nabwo ndi ukabona. Wagoteza kanjye se niba ufite gahunda zihuta. Ndi kwihuta ndashaka gusohoka na Sheri wakama abandi. Ahubwo se kanjye nakambe sinari ko nakabona. Azishana kweli. Sinzi usigaye mbeba zitwara ibintu kweli. Ntako mbona kabisa. None se tubigenze gute se? Karo sasa urumva? Kuko mfitanye gahunda na Sheri kandi ntabwo nayica. Reka nguha amafaranga ugende ungurira agapfukamunwa. Square? Jewe urangurira akicyatanu.
sikweri noneho nawe kugira ngo utaba udafite agapfukamunwa wigurira ka senyisi shyiramo akabara se nanjye reka nanjye basi ngurira ak'icyatanu twese tujye ak'icyatanu cyangwa ngura aka senkisa njyewe ntwara ak'icyatanu ntabwo nasuka na shirika ntambaye none se oya bro oya irukanga ariko ntunkerereze shyiramo akabara irukanga ndazana twa bitatu nta kibazo irukanga kabisa akoze utanyereza shira arantegereje sawa sawa Kada biteze? Ni byiza rwose. Ese ni ibiki ucuruza? Ni ibiraha rwose. Nangahe? Ni amafaranga ijana gusa. Wabona bimazemo? Ntabwo nabimaze biracyahari. Ntabwo bashyizemo ishimo imbere? Harimo ibirayi. Biba binatetse neza byahari. Ni ijana. Ni gusamwa? Nta birimo rwose. Nta kibazo rero turi kumwe. None kuki utanyikiye rwose? Umva se. Ngaho urakose. Petit. Salama. Sawa sawa. Ni ibiraha se? Ni ibiraha. Bimeze neza se? Gashyushye. Ni neza. Harimo umunyu mani mwinshi ariko. Ni urusenda. we Max Zikosora ntabwo bizongera. Salama. Yase ko muza mufata neza bino. Reka tuvuye siporo yari meze nabi. Ubwo se ntabwo muzanye rwose. Ako muri ishuri. Abirishwe ni uruharisi. Babahesha babahe. Beti bahereze. Reka jya wuzura n'abo bana reka. Bahereze Nibangiye rwose. Murye amafaranga nta kibazo sibyo. Murye nta kibazo kabisa. Kanyamana bafata binga. Ngende bamfukire bitanu. Muri abanje n'ubongerega. Kanyana nawe urazi tutanu mani ni byinshi. Mwebwe abahereze ntarebe mani. Babahe mpaka muhaze. Nimushake municare. Cyangwa mutwara indomo. None se boss twaza kuzana ibindi boss. Twaza kuzana ibindi cyangwa ni gusa muri byakizo. Wereka barya ibingi nayo mara watekera ibindi sibyo? Ntari bihari birahari. Murye sha abana murye. Umwana ashonje mwireka ishuri. Murye. Nari mfite amafaranga yanjye. Ndarizi kama ni mujya muyagura. Ntabwo mujya muyagura. Hano bahereza ibiraha sibyo? Murye ibiraha mwebwe mwana. Mani twigendere mani. Muragese? Saa 7 Saya turi kumwe mani. Uri umutaramu wacu nyine nawe. Ndakwishyura mani we ntarebe. Sibyo? Sawa. Beti nawe neje zira nkobwa mani. Use baridanga imana. Use ndabona mwishyura mani. Barankuye abasenzi. Amafaranga 3000 byonyine sawa yabo. Use garafuye ko amafaranga udupfukamunwa use bigenze bituma. Beti nawe rero sinzi. Use mani peti. Ndavuga amagambo menshi mani wacu. Uro muri zikayitese? Oya ntabwo karina. Kamwishyura ariko mani urandaburije nawe mani. Akira mani. Urandaburije ariko. Ntaribi. Beti. Andi tuzahura yame. Ntabwo. Sawa mwana. Sawa sha. Urandaburije. Ntari. None barabigiye. Yego. Ahubwo nene hagiye kugamba ndamase. Rekaga kago burya twigana. Size hari ka Max. Ngo karankonda. Ibisanzwe se. Si ibisanzwe. Iyo ndebye ngiye mutesi. Urumva se nta mwiyambaza. Akiwanyu baguhereza ibyo byose ndumva. Mu rugo se ni ngombwa ngo buri kintu cyane cyose nyene bakimenye. Ako ubwo se nshatse nka kujya ahantu pare kubyina urumva nababwira ngo amafaranga ibiki. Ndumva bitoroshye da. Tifre ko yatinze bana. Agiye kunteranya n'umukunzi bana. Agira ahantu namukerereje bana. Ko ataza sukweri. Yarafre. Yes. Naje natuze. Natenze nyene nasanze wa mucuruzi nawe hari nagiye utugura handi hirya. Okay. Ntacyo wari utinze ariko ntacyo tumeze kimwe neza. Reba ndeka ngende. Ariko tubari twiza. Sha. Ntacyo bitwaye. Tifre. Bihute. Nta kibazo kabisa. Usaragaruka ryari? Ntabwo ntinda ngiye kubona na Sheri. Ndahitanza ntacyo. Sawa kabisa. Sawa nyine umunsi mwiza. Sawa santi. Kandi wite ku rugo. Sawa.
Yarafe ndamwemeje ntabwo azi ko ari isuku yarabimesheje. ariko sinzi nimba ubibonye ariko ni ngombwa ngombwa rwose papa nawe urabibona gutera ukantu ukameze gateguko akantu nyine nshaka kukubwira ni akantu koroshye nyine urabona ku ishuri tuba dukeneye ubumenyi burenzeho tuba dufite abarimu baduha nshaka rero kuzajya uko ungurira telefone nkazajya njya kuri interinete kuri google urayizi papa nawe urabibona rwose ntuheruka kungurira imyenda uzi ko imyenda yanjye yose yashaje ndabibona ariko nta n'ikibazo kirimo nanibagiwe papa uzi ko ku ishuri batubwiye ngo nidufungura tuzagura izindi nifomu ariko abizi zabikora nta kibazo cyane ariko iyo nifomu yo yari ikenewe yari ikenewe rwose naho ubundi ibyo byose nanjye najyaga mbitekerezaho ariko ugenda umva nta kibazo kirimo papa watekereje neza n'ibyo inifomu ndayishaka hamwe na telefone ndabishaka cyane rwose kuko bituma nyine amasomo azamuka nyine ubumenyi byose bikagenda neza ibyo nta kibazo kirimo yizere kuzabikora nganze nshaka mpamagarira nyoko muhamagara ze tubiganireho mbimubwire arashaka ukuntu ajya kuri banki kuzana amafaranga mama ugenda ubishaka mama papa ngaragushaka ugenda ubishake utasibe ku ishuri umeze neza ndabona uba wibebeje iruhande rwa suka sinakubwira uri kuganira n'umukobwa wawe wahora n'iki ezi iyo yambonye akanya niriwe mu rugo nuko hari utubazo afite tw'udukoresho urabona barenda gusubira ku ishuri tumbwiye twose kuko numva n'ubundi ariko narigomba kuzakubwira tukabimubura ariko kuva ari wowe ubyivugiye kugira ngo urusheho ukuntu wajya kuri banki ukuntu warutira amafaranga murebe nyine umuha amafaranga yazijye kubihaza ajya ku ishuri ameze neza nta kibazo afite genda undebera utuntu nanisize ndi gukora hariya sibyo papa sawa rero urabibona ko rero none mutesi amaze gukora yabaye inku kumi keza rero ejo barazishorera baziza turabaca izo dushaka ariko rero ariko agatekerezo niyo nanjye narifite nibyo rwose kujya tugira ibitekerezo nagira ngo ukuntu amaze gukora nagira ngo akoze rwose nshaka undi mwana ndashaka kandi kana niyo kaba agahungu cyangwa agakobwa karumunake urashaka ndashaka nyine undi mwana tumukurikize yaba agasaza ke cyangwa akarumunake urashaka kongera kubyara yego ariko uzi ko nta bwenge ugira ariko uzi ko iyo imitwaro y'abana uzi ko mbonye ko itavuna abagore koko nk'aho twarihiriye bariya amashuri bakiga bakaminuza gutyo natwe tugasigara duhanganye n'izabukuru zenda kudusatira ujye kuvuga ngo urashaka kongera kubyara undi mwana nyose ngewe ntabwo nirwa ahangaha ntabwo hari ibintu byose mba ndimo ndakora uza usanga hano hatari isuku cyangwa ibindi bibazo byose ntabwo ngewe mbikora ntabwo tubifatanya hasoni aho wateguye imishinga ibyara inyungu ngo ejo bundi tuzasaze neza dufite andi mazu nk'aya ngaya byibura 3-4 dukodesha nta kibazo dufite abana bacu tukazabasiga heza ngo urashaka ngo kongera kubyara nta n'isoni ntuzongere no kunzanaho igitekerezo nk'icyo ngicyo jya uzana igitekerezo cyo kubafata neza tukabarera bagakura neza bakarangiza kwiga bakaminuza sibyo ubundi natwe dusigare turwana n'izabukuru zenda kudusatira ntabwo urashaka kubyara nasoni urumva wari umushinga ese n'icyo ugendana uranshekeje nubwo warira nk'aho imbogo sinshobora kongera kubyara undi mwana ibyo bimenye yewe
mba nivuye ku kazi ndeba filime yanjye nduhura mu mutwe ngo tujye kuryama. Ako si wowe nta nubwo urushye. Nyine mba ndushye reka nirebera kariya gafilime kanjye. Nyine ngwino tugende tujye kuryama. Yenda ndagusangayo. Ariko Suzana, ubundi ibi ngibi ibyo wabonye washyize imbere kurusha wagiye se ngusangayo. Ariko nyine mba ngukumbuye. Nkumbuye ariko rero numva ninaniriwe byihorera ariko ndagusanga wowe genda ujye kuryama. Ndaje mbanze nkarangiza sibyo? Ndaza kuza maze kuyirangiza. Ako si umukunda njye nkagusizwe. Gusa tujye kuryama. Mbagenda uryame utaryama urorera reka ndangize kariya gafilime kukareba neza nkarangize mbe ndaruhuka mu mutwe ndaza ndyame. Ariko ubundi bite byawe? Bite byanjye nyine ngiye mba ngukumbuye. Nkumbuye sinaje nyine simpari. Genda uryame igihe nikigera ndaza ndyame nanjye. Ariko nyine reka njye.